Nshuti bakunzi ba Blessed Family, twongeye kugaruka muri uyu mwanya mwiza wo kubana namwe. Nkuko nyine twongeye kuboneka, twabishimiye Imana mu kiganiro gishize. Rero reka dukomezanye no muri iki ngiki. Karibu kubana natwe. Ninde turi kumwebwira abakunzi? Nitwa Betty. Nanjye ne Emmanuel. So rero mudutangira twihuse, reka tugusabe usenga Imana. Urakoze cyane, Imana ikumugisha. Data wa twese, turi imbere yawe muri uyu mwanya, dushima neza n'urukundo byawe, dushima yuko uri Imana yacu bwite, dushima yuko twitayeho iminsi yose amanywa n'ijoro, dushima yuko witaye ku bakunzi bacu ba Blessed Family, dushima yuko witaye ku bihugu byacu tuherereyemo, ibi bihugu byacu turimo byose urabyitayeho. Turagushimiye kuko uri Imana yacu kandi turengeye, ni ukuri bana natwe mu gahe gato tugiye kubana n'abakunzi bacu muri uyu mwanya, kandi umwanya tugiye kumarana aha hantu ubu umumaro rwose. Ibyo byose tuzi yuko umwuka wawe wera agomba kutuyobora muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ya muri ibi biganiro turi gutangira rero muri uyu mwaka, mu by'ukuri abantu dukorera ni abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda, baba mu karere, mu Burundi, muri Kongo n'abandi muri diaspora ahantu hatandukanye babasha kumva ikinyarwanda. Hariho mu by'ukuri inkuru z'intambara. Urajya ku mbuga nkoranyambaga baravuga intambara muri Kongo. Mu minsi ishize ubwo Goma yafatwaga, hariho ndetse n'ibisasu bavuze byaguye mu Rwanda. Abantu bari bafite ubwoba, abantu bamwe bagahunga aho batuye bakajya hirya gato kugira ngo babashe kuba bakumva batuje. Ariko nko mu Rwanda makuru tubona nuko situation imeze neza, ariko still muri Kongo ndetse n'ibihuha by'intambara n'amagambo hirya no hino, ibyo twumva n'ibyo tubona. Mbese turavuga ngo niki twasangiza abakunzi bacu, cyane cyane bari hariya muri Akarere, mu by'ukuri bafite umutima uhagaze. Mbese twabasangiza iki? Mu by'ukuri icyo twakora twebwe ni ukubahumuriza. Yego, tukabahumuriza, tukababwira ngo Imana iracyabakunda. Hari ijambo wari uri kutwareho tuvugana mu kanya, uvuga uti iri jambo naribwira abantu bikabasha kubafasha ndetse no kubahumuriza. Karibu. Bene data, mu by'ukuri niko biri muri iyi minsi. Ntabwo ari ibintu byoroshye ndetse bihungabanyije, ntabwo ari akarere kacu gusa, kuko uragera ku mbuga nkoranyambaga za social media, za YouTube, ahantu hose ugasanga ni intambara mu karere kacu. Ari ab'i Burayi, ari mu Amerika, ahantu hose ugasanga ibinyamakuru bikomakomeye byose biriho biravuga intambara mu karere kacu. Ariko se nk'umukristo tubigendemo dute, tubyitwaremo dute muri ibi bihe? Ese twicare tubyirengagize, twicare gusa duceceke? Ntabwo ariko biri. Icyo tuzi ko yuko twishingikirije ku Uwiteka. Umva icyo Uwiteka atubwira. Ijambo tubona muri Yesaya ni ijambo ngiye kongera kubibutsa kugira ngo riduhumurize muri aka kanya. Nk'umukristo ntago tugomba kwicara gusa ngo turebere, tugomba kugira ubwenge, tugasaba n'umwuka wera kugira ngo adusobanurire, tumenye n'uburyo tugomba kwitwaramo, ndetse tumenye n'imburo muri icyo gihe uko ibintu bimeze. Reka dusome muri Yesaya 41 n'umurongo wa 10. Haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Uwo ni Uwiteka wabivuze. Amen. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Iri jambo ndarikunda. Igihe cyose ngeze mu bintu biba biteye ubwoba, ibintu biba bidasobanutse, nkunda kujya muri iri jambo nkarisoma. Uwiteka ntajya abeshya, Uwiteka ntabeshya n'umunsi wa rimwe. Rero ibaze kugira ngo mu cyumweru cyatambutse, mu by'ukuri byari ibintu bikomeye cyane, ku buryo na bene wacu bagezweho n'ingaruka izo ngizo. Bajyaga bampamagara bari kurira, bari kugira gute, ibintu byabayobeye ukuntu bari byitwaremo, ku buryo wumvaga ari ibintu bidasobanutse. Ukibaza n'ibihe twaba twaratambutsemo mu gihugu, kumva ibindi bintu bigiye kuza, ukumva ari ibintu mbega biri muri aho ngaho, biri gutesha abantu umutwe, biri gutesha n'abantu umwanya. Ariko mu by'ukuri nk'abakristo icyo tugomba gukora ni iki? Nuko tugomba gushikama tugasenga, kuko Uwiteka Imana yacu aracyari kumwe natwe. Ntabwo ari uko abava mu mubiri Uwiteka batari kumwe nabo, oya.
ahubwo nuko tutagomba gutinya tugashikama tugasenga Imana tukayibwira Mana yacu ukaba mu bihe byawe witeguye neza yuko umwanya n'umwanya wowe uri kumwe n'Uwiteka agusobanurira icyo ugomba gukora ndetse n'uwabasha kugenda agatambuka ubwo iryo gare rye ryaba ryageze. Ariko Uwiteka araduhumuriza ngo ntidutinye ntitugire ubwoba. Ese ubundi uyu mubiri ko tutazawubamo iherezo ryose, icyo tugomba gukora ni ugushishikarira gutegura aho tuzaba mu minsi myinshi itazashira. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi Uwiteka iri jambo niryo numva nabahumurisha ngo mushikame kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo niko gukira. Uwiteka arirahira ngo niko gukiranuka kwe. Mwene data muri iyi minsi ibyo bintu byose urukumva yego ni ibintu biri kuryana mu matwi yuko bishobora guturuka aha yuko bishobora guturuka yuko bishobora guturuka yuko bishobora guturuka, ariko Uwiteka Imana aracyari kumwe nawe. Amen. Kandi ngo aracyakurinze. Amen. Rero uburinzi bw'Uwiteka reka aribwo dusaba muri iyi minsi, ndetse ubwenge dusaba Umwuka Wera atusobanurire ubwenge bw'uko tugomba kubyitwaramo nuko tugomba guhagarara muri iyi minsi. Ntitujye mu by'ubwoba gusa no kuvuga amagambo gusa no kumva ibintu dushyushye inkuru tubure uburyo twebwe twitegura ngo mbese ibihe bidukomeranye twabigenza gute. Ni ugusenga Imana ikaguhumuriza ikaguha amahoro ndetse ikaguha n'ubwenge n'uburyo bwo kwitwaramo. Mwene data nta kindi twagubwira muri uyu mwanya uretse kukubwira yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi niba waramwishingikirijeho niba uzi yuko ari we mutabazi wawe ni ukuri ntabwo aravuze neza yuko atazaguhana. Azakuramiza ukuboko kwe kw'iburyo. Uko niko Uwiteka yirahiriye. Mu by'ukuri komera ushikame. Izo mpuha zirahari, sinimpuha ariko biranahari mu by'ukuri. Intambara zirahari, ariko se tuzitwaremo gute? Twebwe nk'abakristo ntabwo tubyirengagije. Kurikira amakuru wumve, usenga Imana, uyibwire uti Imana muri ibi bihe tubigenze gute. Nzi ko Uwiteka aracyahagaze, niwe ukiduhagazeho kugeza uyu munsi wa none. Agomba kuduha umutaka ugomba kudutwikira ibyo bintu byose bikaza, imiyaga yose igahuha Uwiteka akadushyigikira akabana natwe. Mwene data ntabwo twakubwira byinshi, reka tukubwire makeya yuko muri uyu minsi ndabizi neza yuko abantu barahuze cyane, ariko reka dusabe Imana yo mu ijuru nkuko ibyivugiye mu ijambo ryayo ikomeze iduhumurize kandi ikomeze iduhe imbaraga, ntiducike intege, nidukomeze dukore dushishikaye, ariko tuzi neza yuko dufite umwami Imana yacu uturi inyuma kandi ari kuduhumuriza muri byose. Imana yo mu ijuru bagirire neza kandi biteho. Amen. Amen. Hari abantu rero bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse bari no hakurya muri Kongo aho intambara zibera. Mu by'ukuri nabo turabahumuriza tubabwira ngo uko Imana yagiye kurinda, ukabona uciye mu bintu byinshi, ukabona uracyahagaze, izagumina gucira inzira no mu bihe biri imbere. Kandi Imana kugira ngo nta kiguzi nta bindi kwaka, ahubwo muri iki gihe ubona cyaba gikomeye ahantu waba uri hose, waba wumva ibihuha by'intambara, ubwoba ntugire ubwoba bwo mu mutima kuko yavuze Imana iri kumwe nawe, ahubwo rushaho kubana n'Imana. Gira ibihe bikomeye, injira mu bihe no kubana n'Imana. Iyo uri umukristo ubana n'Imana ukegerana nayo, umenya n'amabanga yayo. Kubaza ibyo amabanga y'Imana n'uburyo ibasha kukwihishurira. Rero Imana yacu igumye neza. Pawulo yandikiye Abaroma 15:13 arababwira ngo Imana nyir'ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Murusheho kwiringira Imana yacu, nibwo muzagira amahoro mu mitima yanyu, kandi n'ukuri nimugira amahoro mu mutima wanyu n'umunezero uzaza. Yego nibyo ibihe birakomeye, ibihe bishobora gukomera mu mutima, bishobora kumva bikomeye, ariko nta kindi kizaguhesha amahoro, nta kindi kizabasha guhesha ibyiringiro uretse kubana n'Imana yawe. Akoze cyane kubw'iryo jambo. Imana yacu tugirire neza. Inshuti zacu mugume mubane natwe kandi mugume muhumurizanye, mugume muhane amakuru meza no guhumurizanya mu mwami. Ibintu byose Imana irabishoboza, izabashobozi banyuze mu bihe no mu bihe no mu bihe. Nukuri Imana yacu bagirire neza. Tubibutsa yuko mugomba guhora mushikamye mu mitima, amatara yanyu ahore yaka,
icyo kivuze iki ni uguhora muri maso ntimukazabe nka babakobwa 10 babayeho amatara yabo akabura peteroli ahubwo muhore mufite peteroli mu matara yanyu ubwo abumva umwuka abwira amatorero murabyumva Imana yo mwijuru bagirire neza tuzajya dukomeza tubavungurireho dukeya ariko turi kumwe namwe kandi mumenye yuko Uwiteka ari kumwe namwe ibihe ntago byoroshye ibihe ntibinakomeye ariko kubibamo nuko turi kumwe n'Imana yacu ari yiduhumuriza kandi ari yiduha imbaraga Imana yo mwijuru bagire neza kandi biteho muri byose mu izina rya Yesu amen.